Nkomeze kugenda nkwifuriza ibihe byiza uko nakurikira ubuntu no kuri TV ni emishara mu gusuhuza kandi nkomeze kugenda nkwifuriza ndetse kugenda umererwa neza waba uri mu gihugu waba uri hanze waba aho dukurikira hose ku migabane yose igize iyi si dutuye waba umuntu wese ukunda ubutumwa bwiza ngushimire cyane kuba uyenda udukurikira nkwibutsa no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bya buri munsi tugende tubakorera bigende bibageraho. Rero reka natinze urabona ko ndi kumwe n'umutumirwa wanjye turi kuganira n'umugabo mwino minsi gukora amateka kuko kurikije amariko dagiye afite ni bikomeye cyane umugabo kabisa ije kutwibwira ariko kugira ngo no kuvuga byinshi reka mwakire. Uraho mugabo? Muraho neza. Amakuru ki? Makuru ni meza, urabona ko tumeze neza nta kibazo muri rusange. Ndakubona wambaye neza unahita banga felicitation. Merci. Urakoze. Kabisa urabona ko uri smart. Kabisa. Hanyuma rero witwa nde? Amazina nitwa Haragirimana Fabien ni ababyeyi banyise. Haragirimana Fabien ni muntu ki ku bantu wenda batamuzi kuko ngiye nsanzwe nkuzi kuko mwino minsi gukora amateka abantu umuntu hatinya kuvuga ko ari ibintu bikomeye cyane ugiye no kutubwira wenda mu kiganiro kigufi tugiye kugirana. Fabien ni muntu ki yenda mu magambo asa nkaho arambuye mukunda? Fabien ni umugabo ufite umugore ariko nta mwana turabona turacyategereje ariko biri vuba cyane. Muracyategereje umudamu wawe mwabanye ryari ko nduzi kiri umwana? Ibyo bintu wihaye ukiri umwana? Oya ntabwo isura ari igaragaza umuntu mukuru gukura ni mu mutwe. Yes, ngira ngo abantu banabibona ufite n'impeta yenda muri kamera wanayerekana abantu abakobwa bagahita bagusezera akavuga ati oya wundi. Yes, Fabien mwino minsi turi kumva makuru avuga ko uri gukora ibintu bikomeye cyane. Ibyo bintu ni ibihe? Ese ni ibiki? Ni ibiki kuko yenda nshobora kuvuga ngo gukora ibintu ariko abantu ntibamenye ngo gukora ibiki, ariko mwino minsi hari ibintu nguhugiyemo. Umuntu akora byinshi ariko mbere na mbere ndi umukristo. Cyo nkivuge nizera Kristo kandi ko yancunguje amaraso ye ku musaraba. Niyo mpamvu muri iyi minsi ndi kuvuga ubutumwa bwiza bwe mbicishije mu ndirimbo. Ni indirimbo ndi gukora muri iyi minsi. Abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo n'abakristo yo nimvuga imenyerewe cyane hano mu Rwanda cyangwa se no hanze no kwisi abantu bose bitwa Kristo, ariko kuba umukristo kwawe gutandukana n'uko abandi. Urabona hari abantu benshi bajya gusenga bakagenda bari mu kigari cyangwa bakagenda by'imihango, ariko njyewe nzo wancunguye uwariwe Kristo. Niyo mpamvu mpamya mu mutima ko ndi umukristo. Hanyuma nta bintu ujye ukora bituma nta bintu ukora by'ibikorwa bishobora gutuma abantu bavuga bati hari umuntu avuga ngo reka nkore ino mirimo kugira ngo izamperekeze imbere, mbese akayishyira mu cyimbo cya Yesu n'iki byose akavuga ati ngiye nakoze neza sinajya mu ijuru. Uri muri urwo rwego? Rero ndagira ngo usobanurire neza. Yesu hari ijambo yabwiye abantu muri Yohana 6:29 arababwira ati umurimo w'Imana ni ukwizera. Imirimo ni nkuko n'ubundi umupagani umusambanyi yahasanga uri kunzira umeze nabi akagufasha. Ntago iriya mirimo ari izajyana umuntu mu ijuru. Umurimo ni ukwizera. Umurimo ni ukwizera. Urakoze cyane Fabien, nawe turi kumwe ngira ngo uri kubibona, kora subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bukugeraho. Urumva kadusobanurire neza cyane icyo umukristo ari cyo, ko atari imirimo ahubwo ari ukwizera ibyo Yesu yakoze. Uri gukora indirimbo mwino minsi ni nacyo cyatumye tuguhamagara. Uri gukora indirimbo ngo uri kuyikora yitwa ngo iki? Izasohoka ryari? Yarasohotse se? Wayikoreye hehe? Mbese imigabo n'imigambi yayo ni iyihe? Urakoze. Indirimbo yo ndi kuyikora si imwe si n'ebyiri, ni nyinshi, ariko indirimbo yo irasohoka uyu munsi ya mbere. Ya mbere irasohoka uyu munsi yitwa ngo iki yo ndirimbo? Iyo ya mbere irasohoka uyu munsi yitwa Ndeba Imbere. Ndeba Imbere. Nanjye ndasa nk'umuntu wumvise aho sample yavuga ati mfata wari ushatse kuvuga iki mwira ndirimbo? Ubutumwa burimo yenda bukubiyemo kugira ngo abantu bayitege n'ubu. Indirimbo itangira ivuga ngo ndebye imbere mbona inyanja, hirya no hino mbona ni imisozi, ndebye inyuma mbona ni habi. Ariho navuze nti mfata ukuboko mwami kugira ngo mbashe guca muri iyi nzira inkomereye. Ubwo birajya urabisanisha na gute n'ubuzima buvuze ngo bw'ubukristo bwo kwizera? Cyane kuko urabona nko muri ibi bihe turimo turi mu bihe bya corona, ariko abantu benshi hari abantu bagiye bahura n'ubuzima bubabaje, abandi bagahura n'ibibazo bitandukanye byo mu buzima, ariko nazanye iyo ndirimbo yo kuvuga ngo mfata ukuboko
kugira ngo byibuze nawe yongere agire ibyiringiro, agira ibyiringiro, yongere yizere hari igihe umuntu atakaza ibyiringiro cyane rwose. Yes, ni ubuntu no kuri TV YouTube channel, ukora subscribe ndetse kandi dushimire n'abantu benshi bagenda bayikora, bakora share, bakora ndetse n'ama like, bagenda babisangiza abantu, kuko ni ibintu byinshi cyane tubateguriye, ibyo tubahishe hano imbere, ibyo twabanjeho ni mbese muri make ibyiza ntibiraza, cyangwa se navuga ngo biracyaza. Turi kumwe na Fabien. Imigambi y'iyo ndirimbo numara kuyisohora biragenda gute? Nimara kuyisora ndakomeza n'izindi nkomeze mbwire abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hari indirimbo ufite wenyine, hari uteganya gukorana n'abandi batandukanye mu ruhando rwa gospel? Yego, barahari duteganya kuzaza. Yenda ni bande, yenda banyuranyurajemo, yenda ni bande bari kwisonga ku ruhembe rw'imbere, ku buryo vuga ati aba ngaba batwitega? Gusa reka tubifate ko bahari, bazabimenya mu minsi iri imbere. Abagabo benshi cyane ngo iyo bamaze gushaka, yenda tujye mu buzima busanzwe, yenda bw'indirimbo twabuvuzeho, twikoze mu yenda hanze yenda ya kariyeri y'umuziki. Abagabo benshi ngo iyo bamaze gushaka nkawe mukiri batoya, ngo n'ubundi ijisho rihora hanze, n'abakristo nuko ku buryo rihora rihari vuga ati nari gushaka uriye. Abagabo bameze gutyo baba bari basanzwe bari hanze, ntago baba basanzwe n'ubundi bagize bate bafite agakiza. Icyambere ni ukunyurwa n'uwo muri kumwe kandi ukamukunda cyane. Hanyuma ibanga ni irihe ukoresha kugira ngo utareba hanze kandi abakureba barahari? Njya mbabona hano cyane nk'ababa muri Kigali cyangwa se n'ahandi bakoresha social media, bigaragara ko abantu benshi cyane kabisa barehare kandi kubera social media zarateye amafoto n'iki byose posting. Wowe ukoresha irihe banga? Ibyo ngibyo ntibyabura. Icyambere ni ukwizerana n'uwo mwashakanye ukanyurwa nawe. Fabien, ngushimira igihe ikiganiro cyiza tugiranye, nizere ko ubutaha kabisa iyo ndirimbo nigera hanze tuzabambere mu kuyifatisha cyane rwose. Ngushimire cyane rero, ni Emmy Shalom, ni njyewe wagukuzaniye abatumirwa nk'aba ngaba, ni ku buntu no kuri TV. Shimire cyane abantu bagenda bakora subscribe, kandi nawe nuwayikoze ukomeze gusangiza abandi. Ciao, tuzagenda tubazanira n'abandi bikomerezwa bitandukanye. Mwari mukumbuye amakuru menshi, mwari mukumbuye hano muri Gospel Nyarwanda ndetse no hanze, aho tubagendera ibyegeranyo bitandukanye ndetse kandi n'ubusesenguzi bw'ibanze. Tugushimire. Ciao.